hari umuntu wifuje ko twakwibukiranya bya bindi bigaragaza ko amafaranga ari spiritual. Amafaranga ni amanyamwuka. Hari abantu bizera ko amafaranga ari amanyamwuka we. Ikintu kiba spiritual ryari rero. Spiritual umuntu ashatse kubivuga nko mu kinyarwanda ni ibintu nyine by'umwuka. Ni ibintu by'ubuzima butagaragara budafatika, ariko bukaba ari bwo bugena ibiba mu buzima bw'ibifatika. Umwuka uhumeka niwo uguha imbaraga zo kuba uriho ugaragara muri ubu buryo bw'ibifatika. Udahumetse wanapfa. Hari imbaraga ziri mu mwuka rero. Ijambo spiritual riva mu kilatini spiritus, bisobanura umwuka cyangwa guhumeka. Uwo mwuka ni nabo bari abahanga bita viga cyangwa se chi. Spirale ni to breathe, guhumeka. Umwuka nicyo kintu cy'ibanze kugira ngo ubuzima bubeho. Amafaranga rero impamvu bayita ko ari spiritual nuko arenze kuba impapuro. Afite ahantu ahurira n'umwuka rwose, niba ariko umuntu yavuga. Amafaranga afite ahantu ahurira n'imyitwarire yacu. Niyo mpamvu amafaranga bavuga ko ari imbaraga. Kamere yayo ni imbaraga. Ni imbaraga rwose. Kuba byonyine amafaranga ashobora gupimirwaho urwego rw'umuntu mu gukura mu by'umwuka, ubwabyo biyagira spiritual. Hari abantu bafata amafaranga ku rwego rwo hejuru ku buryo urebye ukuntu bayafata wavuga uti koko amafaranga ni amanyamwuka. Cyane rwose. Hari n'abandi bavuga bati umuntu ashobora kuba akijijwe ari umukene, noneho yamara gukira amafaranga agatuma Imana ayitera umugongo. Amafaranga aba abaye igipimo rero. Nuva amafaranga ashobora gupima urwego rw'umuntu mu buzima bw'iby'umwuka. Urumva se bwo bitasanishwa no kuba ari amanyamwuka? Nk'uko imbaraga ari imwe kandi ikabikoreshwa mu buryo butandukanye, bamwe bazikoresha n'abandi bakazikoresha neza, n'amafaranga ni kameza. Amafaranga ashobora gukoreshwa nabi cyangwa se agakoreshwa neza. Uko abantu bahererekanya amafaranga ni nako no guhererekanya imbaraga z'umwuka bimera. Amafaranga ni ikimenyetso cy'umwuka rero. Nk'uko amafaranga menshi yanduye, niko n'imbaraga z'abantu zanduye zishobora kwigaragaza mu mbago zose z'ubuzima. N'amafaranga yanduye ashobora kwigaragaza mu mbago zose z'ubuzima. Ariko nanone nk'uko imbaraga nazo zishobora guhinduka zikaba imbaraga nziza, n'amafaranga ashobora kuba meza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uko umuntu yitwara ku mafaranga bishobora kukwereka uko ahagaze mu buzima bw'iby'umwuka. Amabanga yose agenga iby'amafaranga afite ahantu ahurira n'ubuzima bw'iby'umwuka. Niyo mpamvu amafaranga nyine bayita amanyamwuka. Nk'uko habaho imyuka mibi hakabaho n'imyuka myiza, byose bikagenwa n'imbaraga iyo myuka ikoreramo. N'amafaranga nayo harimo abayita mabi bitewe nuko bayakoreye, hakaba n'abayita meza bitewe nuko bayakoreye. Izo mbaraga rero nizo zituma amafaranga atari biriya bipapuro umuntu afata gusa, ahubwo umwuka wihishe inyuma ya ziriya mpapuro niwo mafaranga. Amafaranga ni amanyamwuka rero. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kigaragaza ko amafaranga ari amanyamwuka ni uko kamere y'amafaranga ari kamere y'amazi. Kamere y'amafaranga ni nka kamere y'amazi. Ikindi kintu kigaragaza ko amafaranga ari spiritual, kamere y'amafaranga ni nayo kamere y'amazi. Amazi kandi ni spirituel cyane rwose. Amazi ni nk'umwuka, niyo mpamvu niyo yacaniriye ahinduka umwuka. Hari ihuriro ry'amafaranga n'amazi. Kamere y'amafaranga niyo kamere y'amazi. Amafaranga ubona mu ntoki ukayakoraho, burya atangira ari amazi. Niyo mpamvu mu ndimi z'amahanga bayita ngo liquid money. Amafaranga ari liquide, ngo nshaka amafaranga ari liquide. Liquide ni ibintu bisukika rero. Niyo mpamvu bayita liquidity. Uzarebe mu mvugo zose z'amabanki, kwa kundi za terime zo muri banki usanga neza neza bihuye n'amazi. Amafaranga ari liquide, amazi nayo aba ari liquide.
uzanarebe uburyo bayabara, abago nk'amazi abatemba, flow, amafaranga nayo aratemba n'amazi aratemba rero. Uzarebe amafaranga nayo mpamvu bayita currency, amazi nayo agira current. Amafaranga abikwa muri bank n'amazi agira bank. Bank z'uruzi ni muzizi river bank. Mu ndimi z'icyongereza bita byumvikana cyane. Nta kintu uri kumvamo aho hantu. Ikindi, amafaranga agomba kugira isoko n'amazi agira isoko. Uko amafaranga atemba mu buzima bwawe ni nk'uko amazi atemba mu ruzi. Iyo ufite amafaranga menshi tuvuga ko ufite pool of money. Nk'uko iyo ufite amazi menshi mu rugo tuvuga ko ufite swimming pool. Umuntu w'umukire ufite ibifaranga byinshi bamwita ocean. Nk'uko amazi nayo birangira aruhukiye hehe? Mu nyanja, ocean. Ntabwo inyanja yiruka ku mazi, amazi niyo asanga inyanja. Hano harimo n'isomo twabonye. Ntabwo ukwiriye kwiruka ku mafaranga, ntabwo uzayabona. Abayirukaho cyane si bo bayabona, ahubwo abameze nk'inyanja batuje nibo amafaranga aganaho. Wowe hunduka inyanja, amafaranga wagenewe azizana azakugeraho. Ntabwo twese twaba Pacifique cyangwa se inyanja y'Ubuhinde n'izindi, ariko buri wese aba afite ayo yagenewe. Burya bijyanira no ku buzima Imana yamugeneye bamumeze ku isi. Muri quantum realm, nk'uko inyanja idashaka kugundira amazi, aho bwagezemo arakomeza agatemba, niko nawe utagomba kugundira amafaranga. Yareka atembe, agenda atembera rwose, ariko atemberere mu mahame, kubera ko n'inyanja nayo igira amahame yayo. Nk'uko inyanja itajya yiringira isoko imwe y'amazi, niko nawe udakwiye kwiringira isoko imwe y'amafaranga. Amafaranga rero ari spiritual. Reka dusoze iyi shapitire ijyanye n'uburyo amafaranga ari amanyamwuka. Twari tumaze kureba ingingo ebyiri. Ingingo ya mbere twabonye ni uko amafaranga ntabwo ari impapuro gusa. Byonyine ko amafaranga ashobora gupima urwego rw'abantu mu bijyanye n'iby'umwuka, ni amanyamwuka. Icya kabiri, amafaranga afite kamere nk'iy'amazi. Amazi niba twemera ko ari amanyamwuka, n'amafaranga ni uko rero. Icya gatatu, amafaranga ni imbaraga. Ntabwo ari ibipapuro, ntabwo ari ibiceri, ni imbaraga. Biriya bipapuro ubona biba birimo amarangamutima, biba birimo ibitekerezo, biba birimo intumbero n'ibindi, birimo imbaraga ntigisi, niba ariko navuga. Amafaranga ni imbaraga ntigisi rero. Utigita ku rwego rw'izo mbaraga, noneho izo mbaraga zikagusanga rero. Ndavuga amafaranga iyo utigita ku rwego rw'imbaraga zayo, aragusanga. Tigitana nayo rero. Kugira ngo utigitane nayo bisaba ko muri wowe imbere haba harimo umwuka wo kuyatunga, icyizere cyo kuyatunga, imbaraga ziri positive zo kuyatunga. Niyo mpamvu avuga ngo ufite azahabwa, udafite yamburwe n'utwo yari afite. Iyo muri wowe harimo umwuka wo gutunga amafaranga, amafaranga araza. Iyo muri wowe harimo imbaraga zo kuyatunga, araza akiyongera. Amafaranga akurura andi, guteranya bikurura guteranya, gukuramo bigakurura gukuramo. Niba muri wowe uri positive ku mafaranga, amafaranga aragukurikira rwose. Waba negative kuri yo, araguhunga. N'utuje twakunyura mu myanya y'intoki. Nuvuga amafaranga ntabwo ajya atemba mu mitekerereze njyabukene. Imitekerereze yicuramye n'amafaranga nayo ntabwo ashobora kuza. Nk'uko amazi ntabwo ajya atemba azamuka, n'amafaranga ntabwo ajya atemba ahantu hacuramye. Atemba ajya ahantu horoshye, niba ariko umuntu yabyita. Imitekerereze njyabukire niyo ikurura amafaranga. Kandi iyo ufite imitekerereze ikurura amafaranga, birangira n'ibyo uha umwanya wawe, ibyo witaho cyane biba bigamije kuyakurura. Ibyo uha imbaraga zawe, umwanya wawe, igihe cyawe, amarangamutima yawe, icyo gihe uba ubihaye ubuzima. Ibyo bintu bihaye ubuzima rero biragukurikira uko byagenda kose. Hari imbaraga rero ziba mu isanzure zigena ibifatika mu buzima bwawe, ariko izo mbaraga zikurikira ibyo uha umutima wawe, ibyo uha umwanya wawe. Cyane rwose. Ibi rero umuntu yahita yemeza yuko amafaranga ari amanyamwuka, kubera ko akora mu buryo bumeze nk'imbaraga. Aho imbaraga zawe ziri niho naho yerekeza.
uzareba ahantu hose ikintu cyose uha umwanya ni nacyo gitwara amafaranga yawe. Icyo wimye umwanya ntabwo cyatwara amafaranga yawe. Ikintu cyose ushyiraho umutima nicyo gitwara amafaranga yawe. Nuvuga imbaraga zijyaho imbaraga zawe ziri, imbaraga z'amafaranga zijyaho imbaraga zawe ziri. Hanyuma icya kane, kuba amafaranga yifitemo imbaraga ngore ubwabyo biyagira amanyamwuka. Burya ngo amafaranga ni amagore we, amafaranga ni amagore, amafaranga yifitemo kamere ngore. N'ijambo money rituruka kuri moon. Moon ni ukwezi. Ukwezi rero bavuga ko gushushanya umugore. Amafaranga rero ngo ameze nk'umugore, ntabwo uyirukaho ahubwo urayakurura. Iyo yirutseho ntabwo azara guhunga. Noneho abantu bazi ibintu by'ubuhanga n'ubugeni bwo gutereta bavuga ko ngo iyo uri kwiruka ku mugore utereta cyane, uko umwirukaho ngo niko aguhunga. Ahubwo umugore burya uramukurura. Nuvuga iyo ufite imiterere ituma umukurura n'imyitwarire ituma umukurura, arizana, ntabwo umwirukaho. N'amafaranga ngo niko ameze. Amafaranga ntabwo ari electrical, ahubwo ngo ni magnetical. Ikintu rero kiri magnetical kiba ari ikigore akenshi. Ugomba kuba ufite ikintu runaka gikurura amafaranga. Bishobora kuba akazi ukora, ubumenyi ufite, igicuruzwa runaka n'ibindi. Naho niba nta kiyakurura ufite, menya ko ntabwo azigera aza. Naza ntabwo azahaguma, azahita yongera agende. Nuko hari icyo ugomba kuba ufite kugira ngo ukurure umugore, ngo niko hari icyo ugomba kuba ufite kugira ngo ukurure amafaranga. Niyo mpamvu bavuga ngo amafaranga ni amagore. Ngo ni nako ngo gutereta bimera. Abantu b'abahanga mu gutereta mushobora kuduha ubuhamya ngo uko umuntu atereta ngo ni nako no gutereta amafaranga bimera. Gusa ubwo abatereta cyane si bo bayatunga, si bo bayakurura. Niyo mpamvu ngo abantu b'abahanga burya mu gutereta, abahanga ngo mu bintu ngo by'ubuhehesi ngo baba bafite ngo n'imbaraga nyinshi ngo zabahindura abakire. Ngo izo mbaraga rero ngo ziburizwamo kubera ko aho gutereta ibibyara amafaranga bazishyira mu gutereta ibindi. Ngo niyo mpamvu umuntu washaye mu gutereta ibindi bitari byo kubyara inyungu cyangwa se kubyara ibintu by'umumaro, n'amafaranga ahita atandukana nayo, kuko imbaraga zijya muri bya bindi atereta, noneho izagateresa amafaranga zikaburizwamo. Ngo imbaraga ziba zayobyerera aho ngaho. Hanyuma icya gatanu ari nacyo nasorezaho kigaragaza ko amafaranga ari amanyamwuka, ni uko ngo amafaranga ajyana n'ibyo wizereramo ubwabyo. Amafaranga ajyana n'ibyo wizereramo. Niba wizera ko kugira amafaranga bizaguhindura umuntu mwiza, amafaranga azaza, kandi azaza ari meza aguhe n'amahoro. Ariko niba wizera ko amafaranga kuyatunga bizaguhindura umuntu mubi, ntabwo azigera kugeraho. Muri make ngo witandukanyije n'ururimi rw'amafaranga. Ariko niba wizera ko ukwiriye gutunga ugatunganirwa kandi ntibikubuze kuba umunyamwuka, ahubwo za mbaraga z'amafaranga ukazikoresha mu gushyigikira ibyiza, biroroshye ko n'isanzure rigomorora imigomororo yo mu ijuru ikakugeraho, ya yindi yakugenewe, ya yindi igukwiriye. Niwishyiramo ko kubona amafaranga bizakuvuna, bizakuvuna koko. Niwishyiramo ko bizakorohera, bizakorohera koko. Amafaranga akurikira ibyo wizera. Niwizera ko kurekura amafaranga ari byo bikurura andi, bizarangira bibaye impamo. Niwizera ko kuyagundira ari byo bikurura andi, nawe bizarangira biri ku rwego byizeramo. Muri make bitewe n'imyizerere ufite ku mafaranga, amafaranga akurikira iyo myizerere. Gusa abahanga mu mafaranga bakizera ko amafaranga kamere yayo ari ukurekura ubundi ukakira. Bimeze nk'amazi. Amazi iyo uyagomeye azamo imyanda, azamo ibibazo, azamo udukoko. Amazi afite ubuzima ni amazi atemba. Uko utangana urukundo niko ukurura amahirwe mu buzima bwawe. Ibyo utanganye urukundo byose birakugarukira kandi byikubye. No kuba amafaranga atajya ajya ahantu hari ibiyazitira ubwabyo, biyagira amanyamwuka. Ibiyazitira bishobora kuba imyumvire, imbaraga mbi, imyaku, inyatsi n'ibindi byose wizereramo. Niba wizerera mu bintu by'inyatsi, mu bintu by'imyaku, iyo ni bariyeri washyizeho ku bijyanye n'amafaranga, ntabwo azigera ahinguka. N'utuzajya tuhaza tuzaduhita twongera tugenda. Iyo myizerere ngo ni nayo ituma hari abizera ko gutunara ari byo bikurura amafaranga, ariko ngo ntabwo ari byo.
abantu bakora akazi kavunanye kari gasaba gutunara ntabwo aribo bahembwa menshi, ahubwo babandi baba biyicariye bakora kuri suri bakandakanda ngo nibo bayabona. Ngo ni kimwe no kwizera ko utayafite nabwo ngo ntabwaza, kwa kundi uhora wiyaturiraho ko utari umukire, ko ntayo ugira, akenshi burya ngo abari bariyeri ziyakumira. Akaba ari bimwe mu byo wazirikana cyane ku bijyanye n'amafaranga. Kuba utayafite ntibivuze ko uri umukene, ahubwo imyumvire ufite, imyizerere ufite niyo kugira umukene. Nuvuga imyizerere ufite ihuye neza n'umubare w'amafaranga utunga. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo ubukene ni mu mutwe, ntabwo ari ukubura amafaranga. Kugira imitekerereze njyabukene rero nibyo bigukenesha. Iyo ufite imitekerereze ikennye n'amafaranga yose wabona ngo nta kintu akumarira. Ibyo rero nibyo bintu bitanu abahanga bicaye barakusanya mu bushakashatsi baravuga bati nyamara amafaranga ni amanyamwuka we. Tumaze kubona ko amafaranga ajyana n'imyizerere, amafaranga ni amagore, amafaranga afite kamere y'amazi, amafaranga ni imbaraga, ikindi amafaranga ashobora kugupima urwego akagaragaza uwo uriwe. Ngibyo rero iby'amafaranga wabibaje, nizere ko yishimye.